Ndabaramukije cyane mwukagira Imana n'abantu buzuye ubuntu ku bakunzi b'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi nifuje kubasangiza kuvuga mu muco nyarwanda. Mwaramuzi ko kuvuga bigizwe n'amoko atatu y'ibanze. Tugira ubwoko bwa mbere bwitwa imvugo ihanitse, hagakurikiraho imvugo isanzwe, hakazaho imvugo ikocamye. Uko u Rwanda rwagiye rwanda mu mateka yacu bigaragaza ko twaje kongeraho ubundi bwoko bwitwa isesengura nseko. Mu mikoreshereze y'ururimi rw'ikinyarwanda hari ikintu kidakunda kwitabwaho cyane kandi nacyo gikoreshwa mu kuvuga no kugaragaza icyo umuntu atekereza. Icyo kandi kikanakoreshwa mu kugaragaza amarangamutima y'umuntu. Icyo rero nicyo ngiye kwibandaho kugira ngo dusobanukirwe neza byimbutse. Isesengura nseko ni iki? Guseka byose ni iki? Tujyane. Guseka ni kimwe mu bintu bihisha amarangamutima n'intekerezo z'umuntu, ariko abahanga n'abasesenguzi mu bumenyamuntu ariyo psychology babasha kumva inseko y'umuntu bagahita bibwira icyo yashatse kuvuga. Nkaba rero ngiye kubagaragariza neza amoko yo guseka n'isesengura ryayo. Amoko y'ibitwenge ni 9. Ubwoko bwa mbere ni igitwenge cy'urumenesha. Iki ni igitwenge umuntu aseka yishimye nta mbebya, kikagaragarira kandi mu myidagaduro myinshi aho umuntu yibagirwa ibyago n'imiruho yabayemo igihe runaka akagaragaza ibyo yishimiye. Harakurikiraho igitwenge cy'ubupfapfa. Iki ni igitwenge umuntu aseka agashwanyuka nta kwitangira agira ku munwa, kikagaragarira kandi mu guseka ubusa kenshi. Haraza igitwenge cy'ihinyu. Igitwenge umuntu aseka agaragaza ko ahinyuye ibintu nyamara batabizi bakumva ko ari ibyishimo agaragaje. Harakurikiraho igitwenge cy'agasuzuguro. Iki ni igitwenge umuntu aseka agaragaza ko hari icyo yishimiye nyamara wasesengura neza imvugo igikurikiye ugasanga harimo agasuzuguro. Haraza igitwenge gishinjagirira ku mufunzo. Iki ni igitwenge cyanseka mbabaye aho ugiseka agaragara nk'uwishimye nyamara asekera ku mutsi w'iryinyo. Igitwenge cya 6 ni igitwenge cy'urukundo. Ufite uwo yakunze nawe agira uko aseka. Usibye ko iyo nseko ikunda kugaragazwa no guseka witonze bivanze n'isoni. Haraza igitwenge cy'ubujajwa. Ubusanzwe ubujajwa ni ukuvuga ijambo utahagazeho wikinira cyangwa se ritagufasheho. Kenshi iyo mvugo yo kujajwa ifite inseko yayo yihariye iyikurikira. Hakaza igitwenge cy'urubenguko. Iyo umuntu yabengutse undi, umusore cyangwa se inkumi bagira uburyo bwihariye bwo kuganira. Muri icyo kiganiro cyabo niho haboneka ubu buryo bwo guseka bwabo bihariye. Nuko igitwenge cya nyuma cyitwa igitwenge cy'ubupfura. Umuntu w'imfura nawe agira uburyo aseka iyo akora cyangwa se avuga ibijyanye n'ubupfura. Ngaye nguko rero bene Imana, icyo nasorezaho nuko umuntu wese useka atari uko aba yishimye. Isesengura nseko akaba ari cyo rimaze mu ikoresha mvugo n'amarenga mu rurimi rw'Abanyarwanda. Mu mivugire no mu mikoreshereze y'amarangamutima y'ururimi ni ngombwa ko inseko iyo ari yo yose isesengurwa kugira ngo habeho no gusobanukirwa ibiri muri icyo gikorwa cyo guseka. Ubwo rero buri wese ngira ngo araza kwiyumva ubwoko bw'igiseko, ubwoko bw'igitwenge iyo yasetse aho abarizwa. Murakarama, muhahe muronke, bene Imana ni Kaneza ka mugabo cy'i Rwanda. Mukomeze mwanda aho muri hose.